akaba yitwa Kivumbi uzanakora tuwayo hanze y'u Rwanda rero yo yerekana album yise Ganza. Siwe gusa urimo kuvuga mu album ko na Mbonyi nta humeka nta tuba abantu bacishamo akanya gato kuruhuka. Album yindi muri 2024 ubwira sanga ibitaramo akora buri mwaka afite indirimbo nshyashya ari kumwe na Dream Sigaro yitwa Nkurikira. Rero navuze ko agiye nayo kwikurikiza ubwayo iyo Nkurikira akayikurikiza album mbere yuko mwaka 2024 urangira. Hanyuma kandi hari abana biga gutunganya filime bigishwa n'umudamu witwa Bahavu Janete yabara baramuzi azwi muri filime nyinshi cyane cyane yitwa Impanga aho kamenyekanye nka Diane mu yitwa City Maid. Yingu rero yatangiye gutanga umusanzu ku bakiri bato bigisha gutunganya ndetse no gukora sinema abashaka gukina ndetse n'ibindi. Rero agiye gutanga impamyabumenyi ku cyiciro cya mbere ubwo turavyita ko bagomba kugraduatinga abagera ku 150 ariko yabisubitse mu ishuri ryego. Yaratangiye ni business nziza cyane kandi ifasha abantu kugaragaza no kukuza impano zabo. Yego. Ibintu byiza yavuze ko rero yasubitse ku mpamvu aribuze gutangaza mu gihe cya vuba. Nibwo kandi nyuma yo gushyira hanze indirimbo How Are You umuhanzi twa Yampano yateguje ko agiye gushyira hanze noneho EP ya gospel ariko izina ry'iyo EP ya gospel ngo yitwa Gangster. Bango ukuntu rero gushaka kubihuza mwuka wera guhuza na Gangster ukuntu bituma udusi tw'umwe twenda guturika ariko ukabyakira nta waruzi ko buri mwaka wa 2011 Riderman yanyweye kuri Mugo yanganaga iki ahubwo yarakiri muto rero yiyemereye yaganagana igihe twemera yuko yanyweye kuri Mugo ndetse avuga ko yasogongeyeho rimwe gusa hari ngo saa 8 z'ijoro ari muri studio ari nk'ikigare ngo yanyweye muri tuntu tw'utuyoga twenda kwigiramo hejuru. Rero bituma ngo agira amatsiko atari ngombwa yo kumvaho kandi ubundi ngo ni ikinyabwenge bita no test nta gutestinga nta kumva kuko uhita ugendanira ko kakira mu chemicals menshi ariko yagize amahirwe ntiyagendanira ko ariko ngo asomyeho rimwe atagira ubwa kabiri akigobotora mu gutinya kuko ngo nishiti za hafi zarambwiye ati nsonye kukuvugisha kuko ngo iyo ujyanye n'abantu banywa cya kiyobyabwenge ushaka gushiduka nawe wagendaniye ko rero avuga yuko niko kamugaruye nubango barakamuteguje aragatinya cyane rero yirinda kugerayo iyo yose. Hanyuma mu magambo meza cyane uwitwa Oda Pasi n'umuhanzi kazi wamenyekanye mu myaka yashize n'ubwo cyane mu bahanzi kazi by'umwihariko mu njyana hip hop dufite bakomeye mu Rwanda. Rero yasangije amukurikira ko nkanyabaga ifoto y'umukobwa mwiza cyane ni umwana we yabyanye n'urangira mu gutunganya imiziki yitwa Lick. Avuga yuko ashima bikomeye cyane Imana yamumurindiye akamaze gukura ubona ko rwose ku bantu bazi papa we barasa cyane pe. Umukobwa rero wambaye ijipo ya kaki ndetse n'ishati y'uniforme ubona ko ni ifoto yafashe ari ku ishuri amaze no gukura koko rero ashimira Imana yamurinze. Hanyuma uwitwa White Benda n'umuhanzi muri Uganda washimye abafana bamwihangana ariko anabasaba imbabazi ko yabatengushye ko yagomba kugaragara mu gitaramo muri weekend tuvuyemo ariko ntiyakigaragaramo hari mu gihugu cya Uganda. Tiwa Savage avuga ko imyambarire ari ikintu gikomeye cyane ku rwego ngo agitangira ibikorwa byo kuririmba n'umuhanzi utaragafata neza bitarakunda igeze ajya kuri stage inshuro imwe 2-3 bakanga yuko azamuka ngo aririmbe bitewe n'ukuntu asa bitewe n'imyenda yambaye. Avuga ati ibyo bintu wambaye ugiye kuririmba imbere y'abantu ntabwo bishoboka. Akajya ahantu byarangiye bakamwakira ariko ajya kuzamuka bakamwangira. Rero avuga ko ari bimwe mu bikomere abahanzi benshi bahura nabyo cyane cyane bishingiye kutiyita ugaragara nk'umuntu nyine uw'inyenyeri ya rubanda. Avuga ko byagiye mu gihe ngaruka nyinshi cyane nako kandi uwitwa Olamide yishuye ko hari imikwanire afitanye na CK n'umuhanzi ukomeye cyane muri Nigeria utavugwa cyane wenda mu miziki myinshi asohora kenshi cyangwa ibitaramo bikomeye ariko ari mu bahanzi babakire muri Nigeria bakora projet nyinshi zinafasha abahanzi bagenzi be. Hanyuma kandi akamabwire yuko uwitwa Selena Gomez arishimira cyane ko yabashije yagize imbaraga zo gukuraho uburyo bwo gutanga ibitekerezo ku byo ashyira ku nkoranyambaga. Tubyitewe na comment section hano umuntu azawenda ifoto ya Savera kandi ati Savera mbego nguyu ndabona wambaye neza byose yabikuyeho. Yavuze yuko abantu babyuririraho bakanumukomeretsa we yagize gikomeye cyane agira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe rero amaze kubona kize arangije avuga ati ntago nakongera kwemera nuko bivugira ibyo bashaka kubyana kize ku nkoranyambaga kiraga foto ngo dore ko nateye abantu bakabigira birebire cyane. Ubu muri Kenya abantu bakunda urwenya hari igitaramo cyitwa Dave Chappelle ni umunyamerika ukomeye cyane ku rwego amasitade arayuzuza muri Amerika. N'ikimenyamye yatangaje amatike ko agiye gutaramira muri Kenya ku itariki 29 ku munsi w'ejo mu masaha 2 gusa amatike yose yari yashize. Yego yose yari yashize. Ubu rero yabongeraho yuko yego muri Kenya nyuma yo kugura ayo matike yose nubwo bayaguze yabashimiye ati sawa ariko nta uzinjira na telefone
adafotora atari konya kuko ari amashusho yabo barayagurishije mbere y'uko igitaramo kiba rero ibyo ngibyo rero byabaye ingorane yavuga ati se ntabwo ibintu tubimenyera bamwe bati ntabwo telefone nayisiga abandi bati nta kundi njye nzayisiga kugira ngo ngende murebe iryo tangazo yarishyizeho amatike amaze gushira havuga ati mbega mufite urumva amasaha 2 gusa akimara gushyira hanze amatike akitegura kongera hitangaza avuga ko bizagenda wenda banadeside niba babyemera cyangwa batabyemera baba barayamaze rero ni igitaramo kizabera muri stade zara mu gihugu cya Kenya zakira imyidagaduro akaba ari ku munsi w'ejo ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu yitwa Dave Chappelle arakomeye cyane ateye ubwoba ku munsi w'ejo yitwa John Wackton umukinnyi wa filime wamenyekanye muri filime zitandukanye yitabye Imana ku myaka 37 ku nkuru y'akababaro yashegesheje benshi cyane barimo na Will Smith n'abandi bakomeye cyane ariko kandi Will Smith ashimira abanya-Saudi Arabia ubwo ni muri Arabia Saudite ukuntu bakiriye filime yitwa Bad Boys season ya 4 bagiye gushyira hanze gusa bari kuzenguruka isi bagenda bakora premiering cyangwa se gusogongeza abantu ukuntu iyo filime izaba imeze hanyuma reka mbwire yuko Billboard yatangaje yuko kuva yatangira gutondeka indirimbo uko zikurikirana n'ubwa mbere habayeho abahanzi 11 bonyine nibo babashije kugira indirimbo 10 nibura yasohoye ikabiyambere n'indi kabiyambere muri abo ngabo mu bahanzi 11 ngo indirimbo zageze basa indirimbo nyinshi zikabizambere The Weeknd iri uri imbere kurusha abandi n'umuhanzi nawe ukomeye cyane uri mu bahanzi bakundwa kubera ibikorwa biraneze by'ubuhanzi akora harimo gufasha abantu nko minsi yashize gufasha abantu bagize ibibazo muri Gaza atanga hafi miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika rero byose bituma akomeza kwigarurira imitima y'abantu hanyuma reka mabwire yuko usibye ibirimo kuba ibitaramo birimo kuba hano mu Rwanda bya muri bar ku itariki ya mbere bizasozwa na The Ben The Ben uzasoza uvango abandi bose barimo gukora barakora bavana mu nzira bahatunganya neza ni muri weekend The Ben rero ni umuhanzi ukomeye ariko sinabwo bwa mbere kubera yuko yaherukaga muri rasare mu bitaramo bya Trace Awards bya Awards and Festival byabereye hano i Kigali n'ubundi akaba rero avuga ko yiteguye kandi ari tayari cyane gushimisha abakunzi b'umuziki we hanyuma reka mabwire yuko kandi uwitwa PDD ubu tuvugana ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu bwari kwa gatanu cy'umwaka gishize umukobwa wamureze abaye wa 7 mu barimo kumushinja ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye guhera mu mwaka w'1990 uwitwa Apple uwo mukobwa witwa Apple nibwo we yatangiye kubimukorera ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse birakomeza mu myaka itandukanye kugeza aho no munsi wa none mu by'ukuri nubwo yatawe muri uno mwaka ariko ibikorwa bikoze mu myaka myinshi ishize abantu rero bamumereye nabi bakaba barimo uwitwa 50 Cent n'umuhanzi mugenzi we wanakoze documentaire bataratangariza itariki ariko amaze kugurana na Netflix bagiye kwishyira hanze mu gihe cyavuba akaba documentaire iri garuka cyane kuri ibyo bikorwa bibi yakoze ahohotera abakobwa ndetse n'abahungu yewe barimo abatanze ubuhamya bavuga ko abagurishaga ku bantu bishoboye harimo abakinyi ba football abantu bazwi cyane mu muziki n'abandi banavuga ko hari indege yihariye cyangwa se nka private jet yari afite ye bwite yabapakiragamo akabavana mu Amerika akabajyana mu Bwongereza akabajyana mu Faransa baze ngo bajye mu bitaramo kumbe yababoneye isoko akajya kubagurisha yakaza kubagarura ari intere bakabura aho bahera barega ariko babashije kuvuga rero bakabavuga ko bagira kwibarenga n'umusoro n'abagore bamaze kumurega.